Hari ibintu abantu benshi bibeshyaho. Abagabo benshi batekereza ko amafaranga ari byose cyangwa se ubwiza bw'umubiri ko ari byo bikurura umukobwa, ariko ukuri ni uko hari ibimenyetso byo mu mutwe psychology bituma umukobwa atangira kukwifuza bucece, kandi rimwe na rimwe nawe ntubimenya neza. Uyu munsi reka nkwereke ibintu 7 iyo ubikoze neza umukobwa aragukunda cyane, agutekerezaho buri munsi ndetse akumva atanagushobora. Ikintu cya mbere ni ukubahana, respect. Tekereza uyu mukobwa witwaga Aline, yari yarahuye n'abasore benshi cyane bakamuganiriza nabi, bamwe bakamufata nk'igikoresho, ariko umunsi umwe yaje guhura n'umusore witwaga Eric. Eric ntiyigeze amwihutisha, ntiyigeze amukoresha amagambo amutesha agaciro, ahubwo amuganirizaga mu buryo amwereka ko ari uw'agaciro. Abakobwa benshi bafite ikibazo kimwe, bahura n'abagabo bakabafata nk'ibisanzwe. Iyo uje ukamwereka respect, umukobwa ubwe arahinduka, akumva uri difference. Ibi nibyo bitangira emotional attraction. Eric ntiyavugaga amagambo menshi, ariko yakundaga kwibuka ibintu bito, ibyo akunda kurya, byamubabaje, ibyamubwiye kera. Umunsi umwe ari natangara cyane, ati ni gute wibuka ibintu wambwiye hashize amezi 2? Attention ntabwo ari amagambo menshi, ni ideas. Iyo umukobwa abona umuntu umwitaho byimbitse, bituma kwizera, akakwigurira umutima we. Naho ikindi cya gatatu, kumushaka ariko atari kumwirukankaho cyane. Eric najyaga amwandikira buri munota, hari n'igihe yamusubizaga nyuma y'amasaha, cyangwa akabaho n'igihe abuze akanya gato, ariko igihe bari kumwe yamuhaga attention 100%. Aline yatangiye kwibaza ati si umusore anekerezaho gute? Human psychology ikora ite? Iyo umuntu atari available buri gihe, agira value cyane mu bwonko bwawe. My still plus space equal attraction. Naho ikintu cya kane, kumwereka yuko ufite icyo uri cyo. Eric najyaga yicara gusa gatekereze ku mukobwa, yari afite akazi ke, inzozi ze ndetse n'ibyo akunda. Igihe cyose Aline yamwandikiraga ntiyabaga ari furi buri gihe. Abakobwa benshi bakunda umugabo ufite direction. Iyo uba uhoze mu buzima bwawe cyangwa iyo uhora mu buzima bwawe, uba attractive, uba umuntu ufite discipline. Naho ikintu cya gatanu, kumusetsa no kumworohereza. Aline yari afite stress nyinshi, ariko yabaga ari kumwe na Eric yarasekaga akumva aruhutse. Emotional ni fondation y'urukundo. Iyo umukobwa yumva iyo ndi kumwe nawe numva nduhutse, iyo ndi kumwe nawe numva meze neza, ubwonko bwe buhita buhuza wowe na happiness. Naho ikintu cya gatandatu, kumwereka ko ufite bondas. Umunsi umwe Aline yakoze ikintu kitari cyiza, Eric ntiyacecetse. Yamubwiye tuzamubwira ati ibyo ukoze ntabwo ari byo. Aline yatangaye cyane kubera ko abandi bose ngo barabimwemereraga. Respect nyayo ivuga bondas. Iyo wemera ibintu byose utakaza values. Iyo ugaragaje aho uhagarara, uri umugabo wizewe koko. Naho ikintu cya karindwi, kuba real. Eric nigeze yihindura undi muntu, ntigeze yishushanya yari we ubwe. Unarazizi abakobwa bumva fake cyane vuba, ariko iyo uri real uba unique, uba umuntu batabona ahandi. Ukuri ni uku, ntukeneye kuba mwiza cyane, ntukeneye kuba umukire cyane, ariko wiyubaha, wiyitaho, ufite direction, ufite bondas, uri real, umukobwa azakwifuza utabizi neza. Impamvu nicyo abantu benshi batigishwa. Niba ushaka kumenya amakosa abagabo bakora bagatuma abakobwa babirukaho, kanda subscribe kuko muri video y'ubutaha tuzabyigisha byose, tuzabihishura.